banyarwandakazi nk'uko mubizi neza ndi guca mu bihe bitanyoroheye, ariko ibyo bihe nubwo biba bitoroshye, gusa ndagira ngo mbatangarize yuko iyi si tuba turimo aba ari ishuri, kandi iryo shuri riba ritwirukankana ritugenza runono, kubera yuko ritwirukankana rifite umujinya, tena dore ko riba rimeze nk'inzuki zirimo zirirukankana umuntu zigira ngo zimurye. Uyu munsi nongeye kuba nagaruka hano, nongera kuba natanginga mama urwa Gasabo, dore yuko n'ubundi wa muntu akomeje kuba yakomeza gukoresha amafoto yanjye ndetse n'ay'abana banjye, nkomeza nanataginga ubuyobozi, kubera yuko ibi bintu bishobora kuba byambera ikibazo kinkomereye mu buzima. Nagira ngo mbashe kuba nakomeza kugaragaza ubugome bw'umuntu gake gakeya, gusa mboneyeho no kuba nabwira umuntu wese yuko iyo umuntu ari guca mu kigeragezo, hari benshi cyane bashobora kumubona akaba ariyo mpamvu bavuga ngo reka iki kigeragezo cye tukimuyoboreremo uko ashaka ndetse n'uko bikwiriye kugira ngo bibashe kuba byakorwa. Gusa ndihanangiriza mbere y'uko nongera kugira icyo nihanangiriza, ndagira ngo manze nkwereke even umuryango wanjye urebe ukuntu tubayeho twishimye, kubera ko ndashaka kugenda nkwereka ifoto y'umwana wanjye, nkakwereka ifoto ya madamu, kugeza ahangaha aho hari abandi bantu barimo baragenda bagafata screenshot ku mbuga zanjye, bagafata amafoto yabo bakagenda bayahuza ndetse bakanafata n'amafoto yanjye. Ndishinganisha mu buyobozi kugira ngo ubuyobozi bundenganure, kuko uyu muntu arimo arashaka kuba yanshyira ahantu habi cyane hakomeye. Nubwo akiri mu bwihisho, ariko nzi yuko ubuyobozi bwacu bugenzura kandi bunakora ibishoboka byose kugira ngo burenganure uwarenganye. Kandi nanaboneraho kongera kwibutsa uhagarariye itangazamakuru mu Rwanda, mubwira ngo n'ubundi ikibazo kiracyari cya kindi, uyu muntu akomeje kuba yakoresha amafoto yanjye, nk'uko mumaje kubona neza izo video za madamu turi mu murenge ndetse n'iz'abana byari bikurikiranye. None reka nshyireho iyi video y'uyu muntu wa kabiri arimo urafata amafoto y'abana banjye ndetse akanayiyitirira, kanagenda nashyiraho n'amagambo ndetse n'utundi tuntu tudafite pfo na ruguru. Ariko gusa ndagira ngo mbere ya byose manze nshimire umuntu wese ukomeza kunyereka urukundo, n'umuntu wese ubakomeje kunkurikirana kuri iyi televiziyo yacu. Uri umuntu w'agaciro, kandi nawe mushyashya ndagira ngo mubwire ngo kora subscribe kuri iyi channel yacu uje uri mushyashya. Nubwo turi guca muri ibi bihe abantu barimo baragenda batwiyitirira, ndagira ngo naginge umuntu wese, kandi n'umuntu wabuzi uyu muntu urimo ureditinga aya mafoto, amwihanangirize, amubwira ati nutareka ibi bintu biraza kuba byagukoraho, kuko ndaza kuba nakomeza gutanga ikirego, kubera yuko ugeze aho urengera. Ndagira ngo nkubwize ukuri ku bana banjye ndavuna kandi ndashwanyaguza, kubera yuko ngewe wamenyera nkaceceka, wanakinisha n'umudamu nkavuga makeya, ariko ugerageje kuba wakina n'abana banjye ndaguhagurukira kandi nzanzanye inkoni. Gusa ndagira ngo mbaze uyu muntu urimo uragenda ufata amafoto y'abana banjye, mubaze ati ubundi inyungu ni iyihe ufite?
ese urakeka yuko ibyo urimo urakora uyafata uyeditinga aho uzi yuko inzego z'umutekano zituje? Uyu uribeshya uranishuka cyane, kubera yuko inzego z'umutekano ntabwo zicecetse, kandi n'izi mbuga urimo uragenda ushyiraho aya mafoto n'igihe gito zikamenyekana, kuko ibyo uri gukora byose birimo biragaragara buri umwe wese, kandi kuba biri kugaragara buri umwe wese nicyo kigiye gumaguruka njyewe n'umuryango wanjye washatse kuba waniranya n'umuryango. Sinkuzi kandi ninshaka kukumenya nzakumenya, kubera yuko namaje kuba natanga ikirego. Wakinnye n'ikipe utazi kandi ukina n'ikipe itsinda. Iyo kipe itsinda niyo yaguhagurukiye. Nongere niyame umuntu wese urimo urafata amafoto y'abana banjye ndetse akafata n'amafoto yanjye, ndagira ngo mbabwire ngo urimo urankurura, kandi kunkurura ndaza nzanye, ndakwiyamye. Stop ku bana banjye, hagarika kuba wakina n'ubuzima bw'abana banjye. Man, abana banjye ntago bavamo views, sibyo? Abana niba shakira ahandi uzamukira, utazamukiye ku bana banjye. Reba ikindi kintu wakora udakoze ku bana banjye, kuko abana banjye ntago bavamo views. Uribeshya cyane kuko urimo uranakura n'amakosa. Urimo uramamagara kandi kumamagara ndakwitaba. Gusa abantu mwanyandikiye comment narabashimiye, n'abantu mukomeza kugenda munyihanganisha muri bibe ndi gucamo, namwe tubana hano mu gihugu cya Uganda, ndabashimiye cyane. Gusa nongere mbabwire ngo nago nagenda navuze kuri iyi manuka yabereye hano Kigogo se mu santere, aho imodoka ya kwasiteri yaje kuba yagonga imodoka iri mu bwoko bwa Dina. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi manuka turaza kuba twayisesengura nyuma y'iyi nkuru, utaza kuba wacikwa, kuko ni impanuka yabaye ndetse yatumye ababyeyi benshi cyane amabere yabo abasha kuba yakikora, dore ko ari impanuka yatwaye abantu, kandi ni impanuka ikomeye, kuko ni impanuka yaje kuba yabera hano mu gihugu cya Uganda muri Kigogo se mu santere mo hagati, aho imodoka ebyiri zaje kuba zagongana ku buryo bukomeye cyane. Gusa ndagira ngo mbabwire ngo nyuma y'iyi video ndaza kuba nabakorera inkuru. Ngiye muri kubana ni Dufite Imana Gilbert.